dusomere Matayo igice cya 2 ihera ku murongo wa mbere. Matayo igice cya 2 ihera ku murongo wa mbere dusomere. Abanyabwenge baramya Yesu. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bagiye Yerusalemu. Haza abanyabwenge baturutse Yerusalemu, baturutse mu burasirazuba bagiye Yerusalemu. Barabaza bati umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Twabonye inyenyeri ye turi burasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Ko twabonye inyenyeri yiwe turi burasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Ibaze abanyabwenge. Abanyabwenge ni abantu bari baturutse mu bihugu bya kure. Abo banyabwenge bava mu gihugu cya kure bajya mu kindi gihugu, ariko bayobowe n'ikintu cyitwa inyenyeri. Noneho ntibashidikanya kuri iyo nyenyeri. Niyo mpamvu biswe abanyabwenge, nuko batigeze bashidikanya. Umunyabwenge ni umuntu ubuze ibyo abandi batazi, ni umuntu ubusobanukiwe ibyo abandi badasobanukiwe. Noneho rero sasa, kuko bo bari bafite ubwenge bazi icyitwa inyenyeri, ntibigeze bashidikanya ku icyitwa inyenyeri bari babonye. Barayibonye ubwabo, bibemeza yuko iyo nyenyeri ariyo umwami wavutse. Ibaze ko umuntu yavutse ariko ni umwana, ariko mu mwuka baramubona ko ari umwami, kandi mu isi bifatika hari umwami uyoboye icyo gihugu. Ariko abanyabwenge ntibashidikanye ko uwo mwana ari umwami, ntibumve yuko ashobora no kuba yapfa atabaye umwami. Bo inyenyeri yabo yaraberekaga bati uyu ni umwami. Kumbe wowe wavutse hari icyo uricyo, ntabwo icyo uricyo ukiba ari uko umaze gukura, ahubwo ukiba ukiri umwana. Bwana asifiwe sana. Nkuko ubona Yesu yavutse ari umwami, ntabwo yabaye umwami amaze kugira gute gukura. Abanyabwenge rero ntibigeze bashidikanya kucyo babonye. Wowe kano kanya nturimenya, nibyo bya bindi twahoze tuvuga kwimenya. Nturimenya uwo uriwe ngo umenye ngo navukiye kuba iki, urakishakisha. Niyo mpamvu ndavuga bamwe muri twebwe, niyo mpamvu ugomba gusenga cyane kugira ngo umenye icyo wavukiye kuba cyo. Wavukiye kuba iki? Wavukiye kuba umwarimu? Wavukiye kuba umuyobozi? Wavukiye kuba umucuruzi? Wavukiye kuba umuhanuzi? Wavukiye kuba umuvugabutumwa? Wavukiye kuba umunyabukorikori, umuhanzi, umunyabugeni? Wavukiye kuba iki? Ibi rero ni ibintu Satani arwana n'umuntu yashaka kugira ngo utavaho, wizengurukaho. Ikintu cya mbere arwana no kugira ngo utimenya. Wimenye ngo ndinde, navukiye kuba iki, ngewe ngomba gukora iki, ni iki kizantunga, ni iki kizambeshaho kuva mvuye mu isi paka nkasubira mu ijuru. Navukiye kuba iki. Noneho rero Yesu we, inyenyeri yagaragazaga ikimuzanye, aje kuba umwami w'Abayuda. Bwana asifiwe sana. Inyenyeri yiwe yabigaragaje. Inyenyeri rero mu mwuka igaragaza uriwe, icyo uvukiye kuba cyo, icyo uzaba cyo. Iyo rero uri umuntu uzaba umuntu ukomeye, ucishwa mu ntambara zikomeye. Iyo nyenyeri bihigwa cyane. Nababwiye ngo mu mwuka hari abantu babumva yuko mu miryango yabo ariho, no mu buryo bw'umubiri bumva ko mu miryango yaho ariho hagomba guturuka abayobozi, ariho hagomba guturuka abakomeye. Niba uri udakomoka muri umuryango runaka cyangwa mu kintu runaka, wowe ukaba gutobora kugira ngo ugere hahandi byakugora. Kubera iki? Mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri hari systeme zubatswe zishinzwe kubuza abo bantu bavutse from nowhere, batazwi, ngo bazamuke. Abo bantu nk'abo rero bakeneye kwegera Imana cyane, ko ni Imana yonyine ibasha gutuma ugera ku cyo waremewe kuba cyo. Amen. Kuko hari systeme yubatswe mu isi, yubatswe kabisa, ishinzwe kubuza abantu runaka
kugira ngo batava ku rwego ngo bajye ku rundi. Niba uvutse ufite inyenyeri y'urubyaro rukomeye, uzabyara abana bakomeye, mu nda yawe hagaturuka imbyaro zikomeye. Hahandi ubona ngo umubyeyi abyaye ugasanga abana w'ababyaye bose ni abana b'umumaro, ni abana bagize agaciro, bafite agaciro, ubuzima baze nyine ugasanga bagize ubuzima bwiza, bagize n'umumaro ku babyeyi babo. Iyo nyenyeri hari ababa badashaka, aravuga ngo oya, mu rubyaro rwo mu muryango runaka hazajya hava ibimara gusa, hazajya hava abakobwa babyarira mu ngo, hazajya hava abakobwa b'indaya gusa, abahungu babo bazaba ibirara, bazaba nywa bimogi, bazaba basinzi, ntacyo bazimarira. Kuko ugasanga mu muryango, ugasanga abahungu bo muri uwo muryango bose ni ibirara, bose ni abasinzi, bose nta wareba abakobwa ugasanga abakobwa bose ni abasambanyi. Unamugira n'inama zo kugira ngo abicike, wapi, arava kuri uyu ajya kuri uyu, arava kuri uyu ajya kuri uyu, ugasanga muri we ni umukobwa yibitseho abagabo nk'ijana, bose ari inshuti ziwe, bose ari abasheri, bose ari abashushu. Noneho rero sasa mu mwuka nta kindi buriya, ntabwo uriya mukobwa bari we, ahubwo ni Satani uba waramubonye akabona inyenyeri yiwe igatangira guhigwa hakiri kare kugira ngo ubukumi bw'uwo muntu bwicwe, bufatwe mbere mu mwuka. Yesu ashimwe cyane. Bwangizwe burimbuke, noneho ejo aho uwo muntu ya nyenyeri yari y'urubyaro, ya nyenyeri yari y'urushako yangirika, icishijwe mu bana b'abantu. Satani ahiga inyenyeri z'abantu akoresheje abandi bantu. Imana itugirire ubuntu mu izina rya Yesu. Satani yica destine z'abantu akoresheje undi muntu. Na Satani azakoresha, ashobora gukoresha umugabo, ashobora gukoresha umugore, destine yawe akayica, akayiburizamo icyo ari kuzaba cyo, bikarangira ubaye umuntu wasanze fe, udafite icyo amariye umuryango, udafite icyo yimariye, udafite icyo amariye sosiyete. Kandi Imana yari yarakuzanye ku isi uri umuntu ufite icyo uzamarira umuryango na sosiyete muri rusange. Sema amen. Ariko akaba yaca mu mugabo akakuritura pe. Satani agaca mu mugabo akayisenya, Satani agaca mu nshuti akayisenya, Satani agaca mu muvandimwe akayisenya, ukarangira neza burundu. Turabona rero, dukomeza dusomere nyuma yuko abanyabwenge bageze kwande, bageze kwa Herode. Wumve icyabaye. Umwami Herode abyumvise ahagarikana umutima nabi Yerusalemu. Umva icyabaye ngo umwami Herode akibyumva ibyo yahagarikanye umutima ngo nabi Yerusalemu bose. Hari abantu umunsi wavukaga uvuye mu nda ya nyoko, muri famiye yanyu, mu miryango y'iwanyu, mu baturanyi, bahagaritse umutima bumvise ngo havutse akana k'agakobwa, havutse umuhungu, havutse iki. Hari abahagaritse umutima baravuga kwa runaka babyaye, bibarutse mu mwuka, babona inyenyeri yawe, bakora ibyo bakora ngo bahagaritse umutima. Guhagarika umutima kwatewe n'inyenyeri ya Yesu. Sema amen. Abaguhagarikiye umutima bakadesida kukurwanya, marayika w'Uwiteka barwanya mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Abahagarikiye umutima bamaze kukubona barungurutsa hejuru hawe hazaza, babibonye kano kanya wowe ushobora kuba wishidikanya, wowe utiyizi, utari nisobanukirwa ubuzima, imibereho, ibyucamo n'ibyo unyuramo byose byakwituye hejuru, bikwituye hejuru, nawe wemeranya n'ibyo ucamo n'ibyo unyuramo, wumva ko ntacyo uri cyo. Nyamara uri umuntu ukomeye. Semene amen. Ntabwo uri umuntu usanzwe nk'abandi bose, ahubwo ibyo ubona bikwikubitaho, bikwisukaho, nyine bije guhinyuza wowe. Ntibishaka kuba ukomeye, birashaka kugira ngo ube hasi. Wikwemeranya n'ibihe ucamo, wikwemeranya n'ibihe unyuramo. Amina. Ahubwo rwana no kubisohokamo mu izina rya Yesu. Sema amen. Komeza usome noneho. Teranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, ababaza aho Kristo azavukira hariho. Hari abantu bahora bashakisha amakuru yawe. Niyo mpamvu ugomba kuzajya wimana amakuru yawe. Amen. Imana amakuru yawe, kora ibintu byawe mu ibanga. Imana ubuzima bwawe. Haleluya. Imana ubuzima bwawe, no mubana wimubwira byose. Ubuzima bw'umuntu bugomba kuba buri prive.
Yesu ashimwe cyane. Atari ibyo ubuzima bwawe numva ngo barateranye batangira kubaririza. Hari ababaririza babashakisha. Hari igihe rero kuri ijambo ukavuga rikagenda rikaba ryageze runaka ugasanga ryageze mu maboko cyangwa se ryageze mu matwi y'abandi basanzwe baguhiga. Haleluya. None rero sasa ryagera mu matwi y'abandi basanzwe baguhiga mu isi y'umwuka, ugasanga amakuru yaramenyekanye, utumye ibitero byiyongera bigwira, kuko hamenyekanye ko hari ahantu runaka usigaye usengera, hari ahantu ujya wibeta, amakuru yawe yamenyekanye, ibitero bikazamuka. Gira ibanga mu izina rya Yesu. Komeza hepfo none. Bati ni Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya, niko byanditswe n'umuhanuzi ngo nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, ni ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware. Umva iyo Betelehemu, ongera usubiremo ngo yewe Betelehemu, nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, ni ukuri nturi mutoya mu midugudu, nturi mutoya mu midugudu ikomeye. Betelehemu yagaragaraga nk'umudugudu mutoya uri hasi y'indi midugudu, ariko irimo irabwirwa ngo ntabwo uri mutoya yewe Betelehemu. Ushobora kwibona ko uri mutoya, n'umuryango ukomokamo ari mutoya, ndetse n'umuryango uvamo utazwi mu kagari, utazwi mu murenge, utazwi muri karitsiye. Ugasanga umuryango waturutsemo wavutsemo ni umuryango woroheje wo hasi utazwi. Uwo muryango ari muto pe, mu by'ubutunzi ari muto, mu byo myigire, mu byo kwiga uzwiho ko nta bantu bize muri uwo muryango bahari. Muri uwo muryango mu by'ubworozi no mu by'ubucuruzi bikaba bizwi ngo nta mucuruzi wigeze uhava ukomeye, nta mworozi wigeze uhava ukomeye ngo agire ubworozi buhambaye. Bikaba bizwi ngo muri uwo muryango nta muntu wigeze uhava ngo yubake urugo rube ruzima. Ariko nubwo bimeze gutyo, iyi Betelehemu irabwira ngo ntabwo uri muto. Semeneme. Iyi nyenyeri yamanutse rero ntabwo imanuka ngo imanukira ahantu hanini cyangwa ahantu hasanzwe hazwi. Ishobora kumanukira mu muryango woroheje, ariko muri muryango woroheje ntabwo ntushobora gutangira iyo nyenyeri. Semeneme. Umuryango woroheje ntushobora gutangira inyenyeri, ntushobora gutangira umugambi w'Imana ku buzima bwa nyiri umuntu uriho umugambi w'Imana. Amina. Amen. Reka nongere mbisobanure neza. Ntabwo kuba uvukira mu muryango woroheje byaburizamo umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ntabwo bivuze ko mu muryango woroheje hatavuka umuntu ukomeye. Ntabwo bivuze ko mu muryango uzwi kutacuruza hatigeze haturuka n'abacuruzi. Ntibivuze yuko hatavamo umucuruzi w'umunyenganda. Semeneme. Ntabwo bivuze yuko mu muryango utajya wubaka urugo. Ntibivuze yuko hatavamo umuntu ngo yubake urugo rube rwiza. Ntabwo bivuze yuko mu muryango utarigeze uvamo abakozi b'Imana. Ntibivuze ko hatavamo umukozi w'Imana ukomeye. Ntibivuze yuko mu muryango utarigeze uturukamo n'umuyobozi w'umudugudu. Ntibivuze ko muri uwo muryango Imana itahamanura inyenyeri y'umuyobozi uzayobora igihugu. Haleluya. Icyo nicyo bishatse kuvuga. Nuvuga ngo rero ntabwo tugomba gutangirwa n'amateka n'inkomoko y'aho duturuka mu buryo bw'umubiri cyangwa mu buryo bw'umwuka. Imana imanura inyenyeri aho ishaka, uko haba hameze kose. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo igitangaza nuko tubona imanure mu muryango utazwi, hahagurutse imiryango imaze yari isanzwe izwi ko ariho hagomba guturuka inyenyeri y'ubwami. Iyo miryango itangira kurwanya hahandi ya nyenyeri yagize gute, yamanuriwe. Komeza usome wumve. Uzaragira kuko muri wowe niho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa. Umva ukuntu byabaye, ngo byabaye rwihishwa, ntabwo yabikoze ku mugaragaro. Yahamagaye babahanga rwihishwa. Hari abantu bajya rwihishwa mu bapfumu bagiye kukuraguriza, bakabijyamo utabizi, akajya mu bapfumu kukuraguriza, akajya mu bapfumu kukurogesha rwihishwa. Kukuraguriza ashaka kumenya amakuru yawe, ashaka kumenya uburyo bwose yakurangiza. Komeza. Abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri. Abatuma
i Betelehemu ati nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mubimbwire nanjye njye kumuraba. Nimumubona ariko siko kuri, komeza turabyumva. Bamaze kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri burasirazuba ibajya imbere, irinda igera aho wa mwana ari ihagararaho. Urumva ko inyenyeri ya Yesu niyo irimo irayobora abo banyabwenge. Aho bikakwigisha ko inyenyeri ishobora kuyobora abantu bakaza ku buzima bwawe. Amen. So ishobora kuyobora abantu beza bakaza mu buzima bwawe, ari abantu b'umugisha mu buzima bwawe. Ishobora kuyobora abantu babi bakaza mu buzima bwawe baje kukugirira nabi, bashaka kukwiba iyo nyenyeri. Kuko urumva mu gice cy'abantu babi, Herode yari ari mu gice cy'abantu babi bifuzaga kugira ngo bamenye aho uwo mwana aherereye naho yavukiye. Akababwira ngo agiye kuramya, araza nawe namara kumenya aho uwo mwana ari arajya yagiye kuramya. Ariko siko kuri. Amen. Kumbe abaza mu buzima bwawe bakwereka ko bakwifuriza ibyiza, ntabwo ariko baba kwifuriza ibyiza. Bamwe biba ari ibyiza byo ku rurimi, ku mutima ubuvuga ibindi. Amen. Ahangaha niyo mpamvu ugomba kuba maso. Abantu bose baza mu buzima bwawe bakubwira ngo ndagukunda, ntabwo ariko baba bagukunda by'ukuri. Hari abandi bagukunda ku rurimi, ku mutima bakwica. Hari abazakwereka ko bakwifuriza ibyiza ku rurimi, ku mutima bavuga ati niyo yahera hariya. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu tugomba kuba maso cyane mu buryo bw'umwuka. Umuntu njye nkunze kuvuga ngo umuntu njya gushyira mu rwego rw'inshuti, tikareka ubwo yaba ari iki? Umuntu uyegereza ukumva ko ari inshuti, ugomba kuba umuzi mu buryo bw'umwuka. Amen. Ukaba wizerera muri wa mugani uvuga Abanyarwanda bavuga ngo inshuti murasangira ntigucure. Amen. Bwana sifiwe sana. Niko Abanyarwanda baciye umugani bakavuga ngo inshuti murasangira ntigucure, mwagendana ntigusige. Wayibitse ibanga ntivugura byumva. Umuntu rero ujya kuvuga ngo uyu ni inshuti yanjye, ukaba wabivuga n'akanwa kawe, ugomba kuba uzi ngo ndamuzi mu mwuka. Ni umuntu warwana urugamba ku bwanjye, ni umuntu warwanira ishyaka icyo nifuza kugeraho byashoboka akaba yarwana kugira ngo nkigereho. Amen. Uwo niwe nshuti. Ni umuntu wagutabara mu makuba, ni umuntu wagutabara, ni umuntu utaka kumva vuba. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ari buri kimwe ari buri wese ugomba gushyira mu buzima bwawe. Hari uwo wazana mu buzima bwawe ukamugira inshuti, ari umuntu uzajya ucishwaho imiyoboro y'ikuzimu, imigambi y'ikuzimu. Imigambi y'ikuzimu yashaka kuzuzwa kuri wowe igacishwa kwa wa muntu. Imana itugirire ubuntu mu izina rya Yesu. Abantu nk'abo Imana ibakubure mu buzima bwacu. Amen. Sema amen. Izana abantu, inyenyeri yawe niyanjye biyobora abantu b'umugisha kuri nge no kuri wowe, mu mbaraga y'amaraso ya Yesu. Sema amen. Abanyabibazo, abatugusha mu mitego, abatugusha mu bibazo, abatugusha mu kaga, abatuma ubuzima bwacu busubira hasi, abatuma ejo hacu hangirika cyangwa hazimangatana, abo imbaraga z'Imana zibakubitire kure mu izina rya Yesu. Vuga uti mu izina rya Yesu. Wapfuye akazuba, Uwiteka mu isi y'umwuka, inyenyeri yanjye iyobore abantu b'umugisha mu buzima bwanjye, abamfasha kugera ku rwego wifuza kongeraho. Abo ngabo inyenyeri yanjye uyihe kubonwa nabibo mu izina rya Yesu. Ibamurikire abari mu bihugu bitandukanye byo mu isi, babasha kumfasha nkava ku rwego nkajya ku rundi, ababasha kumfasha kuba uwagambiriye ngomba kuba we. Inyenyeri yanjye ibamurikire, ibayobore, bangereho
izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Abo satani yakohereza Uwiteka bakabona inyenyeri yanjye bakagenzwa no kungirira nabi mu mwuka ubateza ubuhumyi, ntibakamenye amakuru yanjye n'ubuzima bwanjye, inyenyeri yanjye ntibakayibona ukundi. Izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Abahagaritse umutima, bahagarikishijwe umutima n'inyenyeri yanjye, Uwiteka marayika wawe abatsinde. Izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amina. Komeza hepfo ku murongo wa 10. Babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya. Ni bake cyane bazishimira kubona uzaba umuntu ukomeye. Hari umuntu ubona njye ndacima Imana ngirira ubwo buntu. Umuntu ashobora kuza mu buzima nkamubona nkabasha kumenya ngo uyu muntu nubwo ari umukene mu myaka 10, mu myaka 20 azaba ari uwundi muntu, cyangwa mu myaka 3-5 azaba ari uwundi muntu. Bwana sifiwe sana. Wamureba mu mwuka ukabona uyu muntu mu myaka 3, mu myaka 5, mu myaka 10 azaba umunyamugisha. Hari n'undi ushobora kuza wareba mu mwuka ukabona ahubwo imbere ni habi pe, afite ibintu ameze neza muri ako kanya, ariko wajya ukurura mu mwuka ukabona nta garanti bifite. Yesu ashimwe cyane. Imana izana abantu mu buzima bwawe mu izina rya Yesu, bagomba kukubera icyambu, bagomba kukubera urwego, bagomba kukubera ikiraro wambukiraho winjira mu masezerano y'Imana. Imana ihagarike abahinduka ikiraro kikwerekeza mu bukene, abahinduka ikiraro kikwerekeza mu gisuzuguriro, abahinduka ikiraro kikwerekeza mu bibazo. Imana ibakubitire kure mu izina rya Yesu. Abo ugendana nabo bakwihishemo, abo uganira nabo barakwihishemo, abakubwira amahoro ntayahari, abakubwira ibyiza nta byiza biri mu mitima yabo, marayika w'Uwiteka bakubite mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zibarwanye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Igihe dusenga isengesho nk'iri ntuzajya ubona hari abantu bivana mu buzima bwawe, ntukabakurikirane. Amen. Ukabona umuntu ntacyo guhamagara wikurikirana, menya ubwo nyine isengesho nibyo ricayura. Wowe ntiwamenya umuntu mubi kuri wowe, ntiwamenya n'umuntu mwiza kuri wowe. Imana rero yo ibazi, ugasenga isengesho nk'iri ukabona hari abantu bari kuva mu buzima bwawe, ntukigire ubakurikirana. Semene amen. Bwana sifiwe sana. Ubwo ujye umenya ngo abo ubwo bari muri kote ya babandi babi. Haleluya. Bari muri kote ya babandi bakurwanya, baza kubera ikiraro kikwerekeza ahantu habi. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo isumba amazina yose, uri Imana itanga umugisha ikoresheje umuntu. Uri Imana ihindura ubuzima bw'abantu ikoresheje abantu. Uwiteka abantu bagomba guhinduka abakozi bawe kuri njyewe, ubazane mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Uwiteka abo ugomba gukoresha umurimo wangambiriyeho kunsoreraho, bazane mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Handitswe yuko ishyanga ntigeze kumenya rizankorera. Uwiteka ishyanga rigomba kunkorera mu buryo bw'ubutunzi, rizane mu buzima bwanjye mu buryo bw'umwuka, rizane mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Mu rundi ruhande abahagurutswa no kundwanya, abo ntazi n'abo nzi, abambwira amahoro mu mitima yabo ari intambara, abambwira ibyiza ku rurimi mu mitima yabo banyifuriza ibibi, abo ngabo umwuka wera n'imbaraga z'Imana birukane ku buzima bwanjye, ntibakagaruka ukundi mu mibereho yanjye mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Nk'uko ijuru
byitaruye isi, ariko abantu nk'abo bitarura ubuzima bwanjye ntibakawubone, ntibakabuzemo. Mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, ababujemo baburimo kano kanya ari abana b'umwijima, bakaba baburimo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'imibereho. Inkoni y'Uwiteka ibabangukire mu izina rya Yesu Kristo. Aho bari hose nitaye kuba bari bo, Uwiteka ndekuye inkoni kuri bo, ngo inkoni yawe ibakumire mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Amen, amen. Inkoni y'isumba byose ibangukiye abantu nk'abo kugira ngo ibakumire bave mu buzima bwabo, aho kugira ngo utunge abantu nk'igihumbi bose ari abakurwanya, ari abakubwira amahoro mu mutima, ku rurimi, mu mutima ntayo. Imana yazana umwe gusa akaba mu buzima bwawe. Semene amen. Ariko uwo umwe akaba ari uw'ingenzi, uwo umwe akaba ari uw'umumaro. Uwo umwe Imana ishobora kuzana umuntu umwe wakora nk'ibyo abantu igihumbi bakora. Sema amen. Ntabwo Imana ibura ikoresha ubwinshi bw'ibintu cyangwa bw'abantu, bantu bakeya, umuntu umwe gusa. Twabonye mu ntambara za Gideyoni yahagurukije ingabo 300,000. Imana iravuga ati yewe Gideyoni wakabije, ntabwo ngewe ntabara nkoresheje ubwinshi bw'abantu. Nindamuka nkoresheje abo bantu ntabwo muzumva imbaraga zanjye, muzumva ko ari mwebwe. Jyana abo bantu bagabanye, baragabanuka baragenda. Imana iravuga ati bwira abanyabwoba basubire inyuma. Abanyabwoba mu gusubira inyuma hasigaye mu bihumbi byagiraga muri 300, hasigaye 30. None bavuga ati nabwo baracyari benshi cyane, kandi ubwo bari bagiye kurwana n'ingabo nyinshi. Murabizi ko mu ntambara zo mu isi ubwinshi bw'ingabo burakonta kugira ngo utsinde urugamba rimwe na rimwe. Semene amen. Noneho ubwo ariko mu Mana yo siko bimeze. Yavuga ati baracyari benshi, bajyane ku kagezi. Nubajyana ukageza ubakorere test. Hari abari buze kunywa amazi bajabitse ibiganza, hari abandi bari buze kunama bakanywa amazi nyine batajabitse ibiganza, ahubwo bakayarigata nk'abanywa nk'imbwa cyangwa nk'amatungo. Ubwo ubashyire ku ruhande. Abanywa amazi bajabitse ibiganza ubashyire ku ruhande. Abagiye ku kagezi bakinjiza umunwa ku kagezi bakanywa nyine nk'inka cyangwa nk'iki, ubashyire ku ruhande. Abo ngabo baragenda baragabanuka, hasigara 300. Sema amen. 300 nibo rero Uwiteka ambwa ati ngaho haguruka utera abamediyani ndarwana nawe. Ntabwo rero Imana ikirisha ubwinshi bw'abantu. Sema amen. Umuntu umwe gusa Imana amuzana mu buzima bwawe agakora ibyo abantu igihumbi batari gukora bari mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Uwo muntu rero Imana imuzane mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Uwafatiriwe mu butayu, uwafatiriwe mu bihugu bya kure, uwafatiriwe mu burengerazuba, mu burasirazuba, mu majyepfo no mu majyaruguru, imbaraga z'Imana zimuzane mu izina rya Yesu. Komeza usome dusoze. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo bamutura amaturo y'izahabu. Umva rero iyo inyenyeri yawe yagaragaye ku bantu b'abanyamugisha, batuye ngo ayo maturo y'izahabu, batura iyo icyome n'ibindi n'ishangi. Ni ibintu byafashije. Ibi bintu abanyabwenge batanze kwa Bikira Mariya muri iki kiraro, ni ibintu byareze Yesu mpaka arakura, ntiyagira ikibazo cy'imirire, ntiyagira ikibazo cyo kubaho. Semene amen. Iyi nyenyeri yawe rero yagaragaye mu buzima bwawe, hatangira kuza ibintu by'agaciro. Imana izana abantu nyine bakazana ibintu by'agaciro. Iyo Satani atayijimije, iyo Satani atagize gute, atayitwikiriye. Rero tugiye gusenga Imana dusoza iteraniro ryacu ry'ino munsi. Isengesho ryacu rigiye gusaba kugira ngo Imana ikangure inyenyeri zacu. Amen. Izimaze igihe zitwikiriye, Imana izitwikurura. Bwana sifuwe sana. Nizitagaragara, Imana izigaragaza. Yesu ashimwe cyane. Kuko wumvise yuko mu rugendo rw'aba bandi bakiva kwa Herode ntago babonye ya nyenyeri, ariko bakiri kwa Herode, ariko basohotse ngo bongera kuyibona.
Bwana asifiwe sana. Ibyo bikwereka rero ko ishobora kugaragara cyangwa ntigaragare, ishobora kugaragara cyangwa ntigaragare. Igihe rero itagaragaye, ntuba uw'agaciro muri sosiyete, ntuba uw'agaciro mu muryango wawe, ntuba uw'agaciro mu kazi kawe, ntuba uw'agaciro aho uri hose iyo itagaragaye. Tugiye rero gusaba Imana kugira ngo izo nyenyeri zacu zigaragare, izibwe zigaruke mu izina rya Yesu. Zatwawe n'imizimu, zatwawe n'abarozi, imbaraga z'Imana zigarure. Amen. Vuga uti Mwami Yesu Kristo, unzana mu isi, ufite icyatumye unzana mu isi, uncungura, ufite icyatumye uncungura. Ntabwo wancunguriye ubusa, ntabwo wampfiriye ubusa, hari impamvu yatumye umpfira, hari n'impamvu yatumye nzukira. Aka kanya imbere yawe nize akamaro k'inyenyeri iyo yagaragaye. Uwiteka, ndisuzuma mu buzima bwanjye nkabona iyanjye isa nkaho bayitwaye itagaragara. Aka kanya Uwiteka, garura inyenyeri yanjye, abayikoreraho bayamburwe, ntibongere kuyibona ukundi. Mu isi y'umwuka, umurozi wese wayigenje, uyisaba, uyishaka, Uwiteka, imbaraga zawe zimurangize. Marayika w'Uwiteka amwangize. Izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, inyenyeri yanjye nigaragare. Izina rya Yesu Kristo, inyenyeri yanjye nigaragarire abantu b'umugisha kuri jyewe. Izina rya Yesu Kristo, inyenyeri yanjye ninzanire umugisha w'ibyo nifuza n'ibyo nkeneye. Izina rya Yesu Kristo, ababi, abagome, abanyamashyari ubakubitire kure y'ubuzima bwanjye. Abahagarikishwa umutima n'inyenyeri yanjye bakanjyana mu bapfumu, kundaguriza, kundogesha, kugira ngo baburizemo umugambi wawe umfiteho, mu gice cy'ubukungu, mu gice cy'umuryango, mu gice cy'ubukamana. Izina rya Yesu Kristo, Uwiteka, abo bose bandeba mu nguni z'ubuzima bwose bwa hano mu isi, bagashaka kunsenyera imibereho. Uwiteka, abanejejwe n'imibabaro n'ibibazo mpura nabyo basubizwe inyuma, batsindwe mu buzima bwanjye. Uwiteka, unkureho ikimwaro cy'abo bose bahora barekereje, banejejwe no kubona intege nke zanjye. Izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, uyu munsi ndizeye yuko inyenyeri yanjye igarutse, igiye kumurikira abantu b'ingenzi, abantu b'umumaro mu buzima bwanjye. Bambera ikiraro nambukiraho, mba uwo wagambiriye komba we. Mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Amen. Amen. Dushoreje